ese kuki nkwiriye gukomeza kuba isugi? Benshi bavuga ko iyo uri isugi iwanyu muba muri abarozi cyangwa se ukaba uri umuteramwaku. Ese ibi ni byo koko? Abandi bampatira gukora imibonano mpuzabitsina ngo numve uko biba bimeze. Kuba ntarakora imibonano mpuzabitsina bituma numva ntameze nk'abandi. Buri wese ashobora kwibaza iki kibazo ati ese ndacyari isugi? Cyangwa se undi muntu akakikubaza ati ese uracyari isugi? Ubajijwe iki kibazo ushobora kugira isoni zo kugisubiza, kandi koko mu bihugu byinshi usanga umuntu ukiri isugi abari bamutangarira bakumva ari umuntu uteye ukwe. Ntibitangaje kubona abenshi mu rubyiruko bakora imibonano mpuzabitsina batararenga igihe cy'amabyiruka. Mu by'ukuri bigenda bite nyuma yaho? Imyidagaduro abenshi muri bagenzi bawe bakunda ikunze guhisha ingaruka zibabaje zigera ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushakana. Reka dusuzume ibi bintu bitatu bishobora kubaho. Mu by'ukuri utekereza ko byagenda bite uru rubyiruko? Dusigane kuri iki kiganiro. Wumva nitwe Joseph Bugingo, ahangaha wageze ni kuri Bugingo Empire, umuyoboro ucishwa ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'insanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Subscribe kugira ngo utazacikirwa n'ibiganiro byacu dukora buri munsi kuri Bugingo Empire. Umva iki kibazo. Uramutse uri umunyeshuri mwigana yigambye ko yaryamanye n'abakobwa benshi kandi akavuga ko byari byiza cyane kandi ko ntawe byaguye nabi, ariko se mu by'ukuri we n'abo bakobwa bigenda bite hanyuma yaho? Umva ikindi kibazo. Filime irangiye igaragaramo umusore w'ingimbi n'umukobwa w'umwangavu bakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo bagaragarizanye urukundo rwabo. Iyo biza ko atari filime se byari kugenda bite? Umva ikindi kibazo. Uhuye n'umusore mwiza cyane agusaba ko muryamana, akavuga ko ntawe uzabimenya. Ese niwemera mukaryamana kandi ukagerageza kubihisha, mu by'ukuri bizagenda bite hanyuma yaho? Ariko rero guhora baguserereza kandi bagutuka kubera ko ukiri isugi ntibishimishije na gato. Urugero, tuvuze ko bagenzi bawe bakubwiye ko nudakora imibonano mpuzabitsina uzaba utari umusore cyangwa umukobwa umeze nk'abandi. Ese wakora iki? Umukobwa witwa Ellen yaravuze ati bagenzi bawe batuma wumva ko gukora imibonano mpuzabitsina ari ibintu bishimishije kandi bisanzwe. Iyo utabikora bagufata nk'umunyamusozi. Gusa hari ibintu bagenzi bawe batakubwira ko birebana n'imibonano mpuzabitsina. Urugero, Mariya waryamanye n'umusore w'inshuti ye yaravuze ati nyuma yaho numvise ikimwaro n'isoni binyuzuye, numvise niyanze kandi nawe mwanze. Ibintu nk'ibyo bibaho kenshi kuruta uko abakiri bato bashobora kuba babitekereza. Mu by'ukuri gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto bikunze gusiga ibikomere byo mu mutima kandi bikagira ingaruka mbi cyane. Umva iyi nkuru. Umukobwa witwa Shanda yarabajije ati kuki Imana yahaye urubyiruko kugira irari ry'ibitsina kandi izi neza ko bazagera igihe bakaryimara nibamara gushaka? Icyo ni ikibazo cyiza cyane, ariko ugomba kuzirikana ibi bikurikira. Ese irari ry'ibitsina nibyo byiyumvo byonyine ufite? Oya, Yehova Imana yakuremanye ubushobozi bwo kugira ibindi byiyumvo bitandukanye. Urugero, nko kugira ibyo wifuza, kubabara cyane cyangwa kwishima. Zirikana iki kintu. Ese uko wifuje ikintu uba ari ngombwa ngo ukibone? Oya,
Imana yakuremanye ubushobozi bwo kumenya kwifata, kugenzura ibyo ukora ndetse n'ibindi. Ibyo bikwigishije iki se? Ushobora kuba utabuze ibyiyumvo runaka ko kuzamo, ariko ushobora kwifata ntuyoborwe nabyo. Kandi koko kuyoborwa n'irari y'ibitsina igihe cyose urigize byaba ari ubupfapfa bukomeye cyane, kimwe no gukubita umuntu igihe cyose ugize umujinya. Icyo twazirikana ni iki? Icyo twazirikana ni uko Imana itigeze ishaka ko twakoresha nabi imyanya ndangagitsina yacu. Bibiliya igira iti, buri wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we afite ukwera n'icyubahiro. Nk'uko hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwirinda kubikora. Mu by'ukuri rero ushobora gutegeka ibyiyumvo byawe, ariko se wakora iki mu gihe hagize uguserereza akakubwira ko utameze nk'abandi? Harya ngo uracyari isugi? Ntibikagutera ubwoba niba ari umuntu ushaka gusa kugusuzuma cyangwa se kugusuzugura. Ushobora kumusubiza uti, nibyo koko ndacyari isugi, wari uzi n'ikindi se? Bintera ishema. Ushobora no kumubwira uti, icyo ni ikibazo kireba umuntu ku giti cye, sinjya nkinganiraho n'abandi. Ese hari ubundi buryo utekereza wasubizamo umuntu ushatse kukugerageza akubaza ati uracyari isugi? Niba hari ubwo utekereza, bwandike hasi muri komenti. Niba umuntu yarafashe umwanzuro mu mutima we wo gukomera ku busugi bwe, azaba akoze neza cyane. None se wakora iki mu gihe ugize irari ry'ibitsina? Iki ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Umva uko wabigenza. Mu magambo make, itoze kumenya kwifata kandi wabishobora. Senga Imana umusaba kugufasha. Umwuka we ushobora kugufasha ukarushaho kugira ubushobozi bwo kwifata. Jya ukomeza kuzirikana ko nta kintu cyiza Yehova yanga. Umusore witwa Gordon yaravuze ati, iyo ntangiye kumva ko gukora imibonano mpuzabitsina ntacyo bitwaye, nibuka ko bishobora gutuma nangana n'ababyeyi cyangwa se imibanire yacu ikazamo agatotsi. Nkabona ko gukora imibonano mpuzabitsina nta bigurana imishyikirano ngirana n'ababyeyi. Icyo ukwiriye kuzirikana ni iki? Icyo ukwiriye kuzirikana ni uko gukomeza kuba isugi ari ibintu bisanzwe, kandi bitavuze ko ari uko uba utameze nk'abandi. Ahubwo kwishora mu mibonano mpuzabitsina iyo byagutesha agaciro, bikagukoza isoni kandi bikakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Bityo rero ntukemerere kuyobywa n'imitekerereze y'isi ivuga ko utari muzima, iwanyu muri abarozi cyangwa se kuri umuteramwaku. Wahisemo kugendera mu mahame yo muri Bibiliya. Nukomera ku busugi bwawe bizakurinda ubuzima bwawe, bikurinde ibintu byari kugutera intimba. Ikiruta byose, uzakomeza kwemerwa n'Imana. Niba utekereza gushaka, andika muri komenti 2 by'ingenzi ko uwo wifuza kuzashaka yaba yujuje, kandi usobanura impamvu ubona ko ibyo bintu ari iby'agaciro. Niba kandi wahitamo kutazashaka, wenda hagashyira nk'igihe kirekire, andika
ibyiza bibiri byo kuba umuntu aretse gushaka. Umva, reka ibyirari tube tubisubikira aha ngaha, ahubwo umva aka kabazo: ese wakora iki niba utishimiye uko umeze? Ese inshuro nyinshi ubabazwa n'uko umeze? Ese waba warigeze utekereza kuzibajisha cyangwa kurya indyo yuzuye cyangwa ibindi biryo byihariye kugira ngo urusheho kuba mwiza? Bigushobokeye se ni iki wahindura ku mubiri wawe? Byandika hasi muri komenti biri buze kutugeraho. Nibyo koko, uko umeze bigira icyo bihindura ku kuntu wibona cyangwa se n'ukundi abantu bagutekereza. Umukobwa witwa Marita w'imyaka 19 yaravuze ati: tukiri bato bakuru banjye bari beza cyane, ariko njye nari umwana muto ubyibushye ku ishuri bakundaga kumvugiraho. Ariko icyambabazaga kurushaho ni uko mama wacu yari yarampimbye izina ry'imbwa ye kuko yari ibyibushye cyane. Umukobwa witwa Julienne ufite imyaka 16 nawe ibi nk'ibyo byamubayeho. Yaravuze ati: ku ishuri hari umukobwa wakundaga kunserereza ambwira ati: ufite amenyo nk'ay'urukwavu. Nubwo icyo kitari ikibazo gikomeye, ntibyaburaga kumbabaza. Kugeza n'ubu numva amenyo yanjye antera isoni. Ese uhangayikishijwe cyane n'uko umeze? Andika muri komenti. Yewe turagushimiye uwo twabanye muri iki kiganiro. Wumva ni Joseph Bugingo. Aha ngaha wageze ni kuri Bugingo Empire, umuyoboro ucishwa ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'insanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibi biganiro byacu dukora buri munsi uko bwije kandi bugacya. Ciao ciao, turabakunda. Naho ubutaha, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Joseph Bugingo. Naho ubutaha.